ishimishije nuko dufite Imana ishobora byose. Irumva irasubiza ntabwo itererana abayo, ku manywa ndetse n'ijoro ihorana natwe iteka. Inkuru nziza ishimishije nuko dufite Imana ishobora byose. Itererana abayo, ku manywa ndetse n'ijoro ihorana natwe iteka. Inkuru nziza ishimishije nuko dufite Imana ishobora byose. Itererana abayo, ku manywa ndetse n'ijoro ihorana natwe iteka. Inkuru nziza ishimishije nuko dufite Imana ishobora byose. Inkuru nziza ishimishije nuko dufite Imana ishobora byose. Inkuru nziza ishimishije nuko dufite Imana ishobora byose.
mwiza kandi umunsi w'umunezero. Reka dufate Bibiliya zacu tugiye mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 2. Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 2. Abahageze dusome. Mukomeze gusenga mu amaso mushima. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka ahire gusoma kw'ijambo rye. Uwiteka Mana ikomeye, Mana nziza, mubyeyi wacu, Imana idukunda kandi ikatwitaho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Igitondo cy'uyu munsi tuje imbere yawe tugushima. Reka tugushimire impano y'ubuzima waduhaye, n'ukuri uhabwe icyubahiro. Twongeye kugushima kandi umunsi wera w'isabato watoranyije kugira ngo tujye tuza imbere yawe, maze dusabane n'ijuru, turuhuke imitwaro yose yaturemereye mu minsi itambutse. N'ukuri Mwami Imana wakire imitima y'abana bawe. Twicishije bugufi rero kugira ngo tubabarirwe nawe, aho twagukoshereje hose Mwami Imana igira neza. Reka muri aka kanya buri mwana wawe wese ucishijwe bugufi, imbabazi zawe zimuboneke o Databuja. Reka kandi muri aya masaha Mwami Imana nkwereke abaringanijwe kugira icyo bakora, kugira ngo Mwami Imana ijuru ryurukire kubana nabo. Ntabari bo ahubwo Mwami Imana igira neza, uze ukorane nabo kugira ngo twese turusheho guhabwa umugisha. Kweretse umubwiriza watoranyije, wabanye nawe Mwami Imana iminsi itambutse, n'ukuri waramukoresheje, n'ubu twiringiye imbaraga yawe gukomeza kubana nawe ndetse n'umuryango we. N'ukuri ntakagira icyo akena, ahubwo Mwami Imana umubere igisubizo muri byose n'umujyanama. Ategurane nawe, umurinde umwanzi Satani ko yamuyobya, ahubwo ijuru ryuruke kubana nawe kugira ngo arusheho kuduha iby'imitima yacu ikeneye, maze dukizanwe nawe kuri wa munsi tuzayibera mu bwami bwawe. Itorero ryose ndarisabiye kugira ngo Mwami Imana uruhe umugisha, buri wese akomeze guturiza imbere yawe yumve icyo wamutumyeho, kugira ngo ku musozo w'aya materaniro twese duhabwe umugisha nawe. Tubyambaje ubuntu mu izina rya Yesu. Gondusheho kugukunda, icyo ni cyo ngusaba mfukanye. Kuwa 22 Ugushyingo 2025, gahunda yo kugarura icya 10 no gutura amaturo. Ubuntu bukwiriye kudusaga twese. Nuko rero nk'uko musaga muri byose, ari ukwizera no kuvuga neza, no kumenya no kugira umwete, no kudukunda, muba ariko murushaho kugirira umwete uwo murimo, kugira ngo ubuntu Nuko rero nk'uko musaga muri byose, ari ukwizera no kuvuga neza, no kumenya no kugira umwete, no kudukunda, muba ariko murushaho kugirira umwete uwo murimo wo kugira ubuntu nawo. Rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 7.
Pawulo agira inama abizera b'itorero ry'i Korinto yuko nk'uko basaze mu kwizera, kuvuga neza no kumenya no kugira umwete no gukunda, ariko bakwiriye kugira ubuntu bwo gutanga. Ubusanzwe ntabwo gutanga bibaho ku bwacu. Ahari iyi niyo mpamvu mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20:35 Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Umunsi umwe hari umuntu wavuze ko azapfa atumvise umuntu uvuga ati, mfite umugisha kuko icyumba mbikamo ibyo kurya cyari gisanzwe cyuzuye, ubu gicagase kuko nafashije abakene. Ku rundi ruhande, uwo muntu ntabwo ashobora kubara inshuro yumvise abantu bavuga ko bafite umugisha, kuko buri gihe cyose bavuye mu rugo bagarukana n'umuntu runaka ugira icyo abaha. Kugira ngo dusohoze itegeko ryo kugeza ubutumwa ahantu hose ndetse no gufasha abakene bari mu miryango yacu, dukwiriye gusenga kugira ngo duhabwe umwuka wo gutanga. Ntabwo Imana idusaba kureka gukora ibyo dukora neza, ahubwo idusaba kongeraho n'ubuntu bwo gutanga ku byo twamaze gukora neza. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye kurinda gukomeye kubanye natwe mu minsi duhere inyuma y'ukubaho kwacu, ukaba wemeye ko tugeze muri kano kanya tugihumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi mu mitima yacu, reka ubwo tugiye gutanga ituro, reka ubanze wakire imitima yacu. Komeza kutugirira neza rero, ubushake bwawe bukomeze kubana natwe, bisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.
naguhaye byose. Nejejwe n'ibituro n'uyu mwami Yesu, igitambo kizima nicyo njyewe ubwanjye, akira ituro ryanjye, we mwana w'Imana, kandi umanurire ku mucyo uva hera. Amen. Twese Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nimwumve, mwumve, reka mbabwire iby'urukundo rw'Umwami Yesu. Ndashaka kuvuga uko yankunze kuva kera, igihe yandemaga mazakana cungura, namenye ko atazansigirira. Yesu Yampitiyemo kundema nkaho maringo, Yesu yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yampitiyemo kundema nkaho maringo, Yesu yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Ibyo yadukoreye birenze kure ibyo nari kumusaba, kugira ngo nkorere yatanze ubugingo bwe, asesa amaraso ye, kandi ari twe twamuhemukiye. Yampitiyemo kundema nkaho maringo, Yesu yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yampitiyemo kundema nkaho maringo, Yesu yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Ndashaka kuza jyayo gushimira Imana Data, ndashaka kuza jyayo gushimira Umwami Yesu. Mu gihe ngitegereje kwaza njya, niwe nanjye muhaye umutima wanjye. Yampitiyemo kundema nkaho maringo, Yesu yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yampitiyemo kundema nkaho maringo, Yesu yampitiyemo kuncungura nkaho nari mari. Uwo muremyi wanjye akaba n'umukiza, namenye ko atazansigirira. Yesu namenye ko atazansigirira. Yesu namenye ko atazantererana. Yesu namenye ko atazansigirira. Yesu
namenye ko atazantererana, Yesu namenye ko atazansigirira, Yesu namenye ko atazantererana. Haleluya. Namenye ko atazagira gute? Indirimbo nziza iririmbwe mu gihe cyiza, iririmbwe n'abaririmbyi bambaye neza, baririmbira bizera bicaye neza bareba imbere neza. Umuntu iyi ndirimbo idafite icyo ifashije arwaye indwara itavurirwa hano. Namenye ko atazagira gute? Reka by'umwihariko nifuriza isabato nziza abantu banyagiwe iminsi ibiri baza mu mavuna. Ariko hari ibintu Imana ikora ukabona birarenze. Imvura ikagwa ukavuga uti subu ku rusengero na korari iri buze, ugasanga hari korari ebyiri, abizera iki gihande cyo hagati bakuzura mpaka ruguru. Imvura ikagwa, reka mbasabe, twebwe ntabwo tuzasengera ngo imvura yo kugwa, ahubwo wowe usengere kwitoza kunyagirwa. Rwose iyo tugeze ku isabato yo hagati amavuna basoje buriya. Ndagira ngo rero mbasabe mukoreshe imbaraga zanyu zose, musabe Imana ibigishe gutwara ibihe byanyu. Ndashimira Imana abantu Imana yaganirije mu mitima yabo bakirimo kurwana intambara yo kubyarwa bwa kabiri. Imana irimo irababyara mu buryo bwa mwuka kandi biteguye no kubyarwa n'amazi ku isabato. Aho muri Imana ibaha umugisha. Bishoboka ko nawe waba wicaye ijuru ririmo kugukangurira icyo kintu cyiza, ukwiye kugikora. Ntukwiye kugira ubwoba, ntukwiye kugira impamvu n'imwe ituma wimura ibihe byiza Imana yaguhaye, kuko buri muntu Imana igira igihe imugenderera. Muri uyu mwanya ndanezerewe cyane guhagarara imbere yanyu muri iki cyumweru cya kabiri dutangiye, aho dutangiye inyigisho za gihanuzi. Ndabasaba gushaka aho mwandika, ndabasaba kuboneka, ndabasaba kuzana Bibiliya, ndabasaba gusenga, ndabasaba gusengera no materaniro, kugira ngo umugambi w'Imana watumye amateraniro aba rwose Imana iwugeze ku musaruro wawo. Icya kabiri, ndakomeza gushimira ibyiciro bibiri byifatanyije kugira ngo aya materaniro abe, bagatanga umwanya wabo, bagatanga ubushobozi bwabo, ndetse bakitanga bakaboneka. Imana ibaha umugisha. Ejo mu gitondo nk'uko babibabwiye dufite iteraniro ry'umuryango mu gitondo kare kare saa 12. Ubwo rero mu gitondo mugerageze mwiyake ikiringiti muzinduke tubonane. Sinabura gushimira kandi abantu turi kumwe kuri YouTube, namwe Imana ibaha umugisha kandi tubifurije isabato nziza. Abari mu bihugu batabona aho babasha kujya gusengera, n'abari mu bindi bice bitabemereye kujya gusenga, Imana ibaha umugisha. Dufite icyigisho cyiza tugiye kwigana ubu nonaha, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo turi ku marembo y'ibihe by'akaga. Turi hehe? Ku marembo y'ibihe by'iki? By'akaga. Suhuza mugenzi wawe umwifurize isabato nziza. Icyo ni icya mbere. Yego, Imana iguha umugisha, isabato nziza. Icya kabiri, mubwira uti bamaso ibintu tugiye kwiga ushaka ahantu bibika kure. Ko hari abantu mu kanya bagiye gutangira gusinzira. Yego rwose yarabimbwiye ati nawe ubibike kure. Kubera iki? Abantu bakunze kwiga ijambo ry'Imana bakabifata nk'ibisanzwe, bakabibika ahasanzwe, hahandi umuntu abika uwamututse, hahandi ubika umuntu wakwambuye, hahandi ubika umuntu wagutereranye, ukabika filime y'inyapani cyangwa se y'inyamerika, hahandi ujya ubika amagambo y'umuntu waguteye indobo. Oya, ijambo ry'Imana iki ni igihe cyo kugira ngo ribikwe ahantu hagize gute? Ahantu kure. Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kubumbura ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirera, nawe urera, rigira akamaro iyo ryinjiye mu mutima uciye bugufi, ufite umushinga mwiza wo kwera. Ngaho rero ngwino winjire muri twebwe, utegura aho ijambo ryawe rijya,
kandi umwuka wera abibike mu buzima bwacu kugira ngo azabitwibutse, kuko igihe ni kigufiya. Uduhumura amaso kugira ngo muri iki cyigisho abana bawe bagirane nawe isezerano rishyashya ryo kuba hafi yawe kuri buri ntambwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turi ku marembo y'ibihe by'akaga, mu gihe Yerusalemu yari hafi gusenywa bwa nyuma, mu gihe Yerusalemu yari hafi kurimburwa bwa nyuma. Imana yaricaye ibona ibihe biri imbere ni bibi, ariko yaza gusura abantu mu materaniro igasanga ibintu barabifata nk'ibintu bisanzwe. Imana itekereza ikintu yakora ngo abantu bakanguke, irakibona. Yeremiya igice cya 26, nagira ngo mbabwire ngo turimo kwerekera mu gihe kimeze nk'icya Yeremiya, kandi abatitonda ubuhanuzi bwasohoye mu gihe cya Yeremiya bwiteguye kubasohoreraho. Yeremiya 26, murongo wa mbere. Mu itangira ry'ingoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, iri jambo ryaje riva ku Uwiteka riti, uku ni ku Uwiteka avuga ngo, genda uhagarare mu rugo rw'inzu yande y'Uwiteka, maze ubwire ab'imidugudu y'Ubuyuda bose bazanywe no gusengera mu nzu y'Uwiteka, ubabwire amagambo yose nagutegetse kugira gute kubabwira, ntugire ijambo usiga na rimwe. Iki ni igihe Imana irimo gukangurira abayobozi b'itorero, ababwiriza, kuvuga ibintu byose Imana yagize gute yabahaye, nta na kimwe kiburamo. Kandi aya yari amahirwe y'abantu baje gusenga, ariko nagira ngo mbabaze, abataje gusenga bo bari no kumenya aho ibihe bigeze? Reka da. Imana irangije iramubwira ngo, ahari bazakumvira umuntu wese ahindukira ave mu nzira ye mbi, kugira ngo mbone kureka ibibi nagambiriye kubagirira, mbahora ibyaha bakora mu mirimo yabo. Ibyaha byaragiye biba byinshi ku buryo no kugira ngo imirimo yabo ya buri munsi batunze igende neza, hari hahishemo amakorosi y'ibyaha. Ubu rero hari igihe umuntu umusura akakugaburira, ukabona inkoko ziraha, amafiriti hariya, ibiki byose, wajya gusenga ugatangira uti Imana isubiza aho yagize gute, aho yakuye. Uziyakuye he? Uziyakuye he? Abantu barimo bararya imfubyi n'abapfakazi, abantu barimo baragurisha abantu bahagaze, abantu barimo barica abantu barimo baremera bagatanga ubugingo bwabo, bagasambana, bakiba kugira ngo bagendane n'igihe, warangiza ukavuga ngo asubize, Imana isubiza aho yakuye. Uziyakuye he? Ab'Imana izazisubiza aho bakuye nabo yahaye, abitahaye bazaza n'ubundi bakura aho bagize gute bakuye. Imana irababara cyane, ibwira Yeremiya iti, kandi uzababwira uti, uku ni ku Uwiteka avuga ngo, nimwanga kunyumvira ngo mugendere mu mategeko yanjye nabashyize imbere, kandi ngo mwumvire amagambo y'abagaragu banjye b'abahanuzi nabatumyeho, ndetse nazindukaga kare nkabatuma, ariko mukanga kunyumvira. Ibintu bibiri Imana yasabye abantu mu gihe cya Yeremiya bitaho. Imana arababwiye ati, nyamuneka nimugerageze mwizirike ku mategeko yanjye. Mu gihe nk'iki ngiki leta z'isi zibona ko amategeko y'Imana yavaho, amadini akabona amategeko y'Imana yavaho, ndetse abantu bamwe na bamwe bakumva amategeko y'Imana avuyeho, aribwo abantu imibiri yabo n'ubuzima bwabo bwagenda neza. Nicyo gihe Imana irimo gusaba abantu bayo kwizirika ku mategeko. Kandi Imana arababwira iti, nimugerageze mutege amatwi amagambo yanjye. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rihoraho, ariko hari igihe rihurirana n'umutima ushaka. Niyo mpamvu ibyo mudashaka kumva uyu munsi muzabyumva, ariko mubyumve n'ubundi nta mwanzuro muri bufate. Iki nicyo gihe cyiza. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Imana iti, nazindukaga kare ariko mukanga kunyumvira. Imana yabanje kuzaza ibigisha, ariko igihe kiragera ikazaza izinduka, kuko buri umubyizi n'uwa kare. Muri ino minsi niba hari ibintu Imana ifuhiye, ni amasaha yacu y'igitondo. Ubyukira mu biki? Ibyo ubyukiramo nibyo byirirwa mu bwonko bwawe.
Dawidi yabwiye Imana ngo uzumva ijambo ryanjye, uzumva amagambo yanjye, uzumva isengesho ryanjye ibicuku bigitangira, kandi na nijoro cyane uzongera kumva ijwi ryanjye. Uko ibihe by'akaga bidusatira, Imana ihora iteze amatwi ngo yumve niba uri intore y'Imana, kuko ikiranga intore z'Imana zizaba ziyitakira ku manywa na ryari na nijoro. Imana yarababaye, irangije iravuga ngo nibiramuka bitagenze gutyo, umurongo wa 6, iyi nzu nzayihindura nk'ishilo, uyu murwa nzawugira ikivume mu mahanga yose yo mu isi. Iyi Imana ishoye imbaraga z'ibitondo byayo ukabipfusha ubusa, Imana ikohereza amagambo yayo ukayapfusha ubusa, Imana ikerereza amategeko yayo ariko wowe ukayaca amazi, uba urimo kujya ahantu Imana izakureka. Abadivantisiti benshi ijambo ry'Imana barishyize ku ruhande, bitirirwa amategeko ariko nibo barimo kuyakandagira. Ariko ubwo gukizwa kw'abantu bavuga ko amategeko ye yabambiwe i Karuvari, bo gukizwa kwabo bizavahe? Imana iravuga ngo izakora nk'ibyo yakoze i Shilo, hahandi Eli yabaga. Nshuti zanjye, Imana yakomeje ibwira Yeremiya amagambo agomba kuvuga. Umurongo wa 7, nuko abatambyi n'abahanuzi n'abantu bose bumva Yeremiya avugira ayo magambo mu nzu y'Uwiteka. Yeremiya amaze kuvuga ibyo byose, Uwiteka yari yamutegetse kubwira abantu bose. Abatambyi n'abahanuzi na rubanda rwose baramufata bati turakwica nta kabuza. Arangije baramubaza bati kuki wahanuye mu izina ry'Uwiteka uti iyi nzu izahinduka nk'ishilo, n'uyu murwa uzaba umusaka udatuwemo? Abantu bose bakoranira kuri Yeremiya mu nzu y'Uwiteka, ariko Imana ishimwe yarabamukijije. Hari igihe abantu urukundo rwabo barukura ku Mana. Iyo abantu urukundo barukuye ku Mana, urukundo rwabo bakarukura ku mategeko y'Imana, urukundo rwayo bakarukura ku ijambo ry'Imana, icyo baba bamaze cyose kiba gitaye agaciro. Dufite abantu benshi ibyiringiro byabo bya Bibiliya byarakamutse, urukundo bakundaga itorero rwavuyeho, urwo bakundaga Imana rwavuyeho, ariko ujya kumva ukumva arimo ahantu arimo kwirata ngo ndi umwizera w'iri dini. Bimaze iki? Nta kintu bimaze. Aba bantu bari ku marembo y'akaga, ibihe by'akaga byari imbere yabo. Imana yari ikoresheje imbaraga 3 zidasanzwe kugira ngo byibuze barokoke, ariko baranga. Byarangiye kuri uyu muryango w'ibihe by'akaga, Imana yahagurukije Yeremiya. Yeremiya atangira gutanga inama. Icyambere, Yeremiya yabwiye abantu bo mu gihe cye yuko mu bihe by'akaga bibari imbere birabasaba gutuza. Arababwira ati mubanze mutuze, ubwonko bwanyu bujye ku gihe. Kubera iki? Biri muri gahunda ya Satani kujagaraza abantu, kuko abantu badatuje ntibashobora gufata imyanzuro irambye. Muterwa ubwoba n'ubu buzima turimo bwo kudatuza. Turi mu kajagari, turi mu kirere, turi mu ntambara, turi mu bintu byo mu kirere, umwanya wo gutuza urabuze. Yesu arimo arabwira abantu bari mu nshingano z'itorero ngo mube maso, mubane nanjye, kandi muze ahiherereye muruhukeho gato. Tugezaho umuntu akora umurimo w'Imana atumbye umutima, umuntu agakomeza agaturisha ariko afite umuntu atumbye mu mutima, utumbye mu mutima we. Umuntu agakomeza akabwiriza afite umuntu atumbyeho mu mutima. Oya, dukeneye kuruhuka. Kubera iki? Imyanzuro dufatira mu kudatuza yose itera akaga. Yeremiya yabwiye abo bantu bo mu gihe cye, arababwira ati mwagerageje mugasabira ubutegetsi umugisha, mukabwumvira kandi mukabusabira amahoro. Kuko abantu bari bafite ubuhanuzi, hahanutse abahanuzi b'ibinyoma utamenye iyo bavuye, batangira kuzaza bizeza abantu ibintu binyuranye, kandi Imana yo yari irimo gukora akazi ngo abayobozi b'i Babuloni bakunda ubwoko bw'Abaheburayo, kuko bagombaga kumara imyaka 70, ariko abahanuzi bahanuraga ko bazamara imyaka 2.
ndagira ngo nkubwire n'uyu munsi wa none, ubu ibyiringiro by'ijambo ry'Imana abantu byabakamukanye, barimo barazenguruka mu bahanuzi b'ibinyoma, mu bantu bitwa ko bakorera Imana ngo bakore ibitangaza, kugira ngo wumve yuko ibyago byawe byamara igihe gito cyangwa bikigizwayo. Ariko nagira ngo nkubwire, ibihembo by'ibyaha ni iki? Urupfu. Yeremiya yabagiriye inama. Satani yari afatiye uko ibintu byari bimeze, noneho Satani abona urwaho, yahagurukije abahanuzi babiri b'ibinyoma. Abo bahanuzi b'ibinyoma abahagurukije bakoze akazi kadasanzwe. Satani rero yahagurukije abahanuzi b'ibinyoma i Yerusalemu ku bari barasigayeyo, aragenda ahagurutsa n'abahanuzi b'ibinyoma mu Bisiraheli i Babuloni, ngo abo bantu yari abizeye nk'ukuboko kw'iburyo kwe. Muri twe harimo harahagurukamo abahanuzi b'ibinyoma. Dufite abantu bahoze bakunda Imana, basigaye ngo berekwa. Ujya kubona ukabona urimo urasengana n'umuntu arimo aririza. Nigeze kuyobora ubukwe, ngiye kubona mbona abantu barambuye ndemusi, mbona barambuye umusambi imbere. Barangije ndabazana, ibi ni ibiki mugiye gukora? Bati uyu ni umuhango dukora kugira ngo ubukwe bwacu buvemo abadayimoni. Kandi bari abadivaniste. Barapfukamye, umugeni bamupfukamishije aho n'ibiki byose, barasenga. Nagira ngo mbabaze, kubera iki basenze? Ese isengesho ryo kwa pasiteri igihe yahuzaga abo bantu ntago ryari rihagije ku buryo hakeneweho irindi ry'abantu b'abanyamasengesho bagendana agasambi? Nyuma y'umwaka umwe abo bantu bose imiryango y'urusengero ntibashobora no kuyimenya. Satani agiye guhagurutsa abantu. Abo badamu bari mu itorero ryacu, ariko bavuga ko berekwa, bavuga ko bahanura, barondora, ku buryo nibo batwaye ibyiringiro by'abizera. Ugiye gushaka ajyayo, ndebera niba umugabo atazanyahagiza. Ariko ndagira ngo mbabaze, turi ku marembo y'ibihe by'akaga, yego cyangwa hoya? Ibi bintu nagira ngo mbabwire ngo byababaje umuntu witwa Yeremiya. Ubu abahanuzi b'ibinyoma rero bari kuvangira umwami wa Isiraheli, bari kuvangira abaturage, bagombaga kubangamira umugambi w'Imana. Kandi abahanuzi b'ibinyoma bari gutuma leta irakarira Abaheburayo. N'uyu munsi wa none niyo mpamvu mubona mu gihugu cyacu abahanuzi b'ibinyoma babaye benshi, barimo baratera abagore b'abandi amada, barimo bararya amafaranga, barimo baragirira nabi abantu, abandi barimo baracengera muri gahunda zo kurwanya leta. Ibi byose Satani arimo arashaka itsinda ritoya. Bagomba gutera leta kubona ko ibintu by'imisengere birimo akajagari, kuko igihe leta izaba iniga akajagari bizarangira n'ivugabutumwa nyakuri rigize gute? Rinigiwemo. Turi ku marembo y'ibihe by'akaga. Abahanuzi babiri bahagurutse bavuga ko bera, bahagurukanye Yeremiya baramurwanya, bigishaga inyigisho zangiza abantu. Kandi nubwo abahanuzi bavugaga ko bera, bari bafite imibereho ihishe yahindanye. I Yerusalemu abantu bageze aho Yeremiya baravuga ngo ahanura ibintu bya kure, ntahanura ibintu biryoshye. Abo bahanuzi baragenda baba basitari, aho baciye abantu barabaharara. Yeremiya burabazaza aganira nabo. Ngo aba bahanuzi bitwaga ko bera, ariko ikintu cyambabaje ngo bari bafite imico ihishe. Satani ajya afata abantu babi akabeshya ko ari beza, agahisha imico yabo, ariko igihe bazamara kwica imbaga nibwo agaragaza ububi bwabo. Abadivaniste baharaye ubuhanuzi, baharaye amayerekwa, baharaye ibintu byo kubwirwa hazaza habo. Umudivaniste umwana arimo ararwara ugasanga ari mu miti y'abapfumu. Ubu abantu bicaye ahangaha bafite ibitenge bakenyereyeho, baje kurenzaho amateraniro. Ntabwo bishoboka. Turi ku marembo y'ibihe by'akaga. Ibintu murimo kwizirika uyu munsi bizabazirika by'iteka ryose. Nshuti zanjye, aba bahanuzi b'ibinyoma bazunguje abantu cyane. Mu gitabo Abahanuzi n'Abami ariho nasomaga ibigendanye n'ibi bihe by'akaga byegereje, uko ibintu byari bimeze. Mu cyigisho cya 36 paje 284 handitswe amagambo avuga ngo ku iherezo ry'ibihe
mu bavuga ko bahagarariye Imana nyakuri hazahagurukamo abantu batera urujijo no kwigomeka. Abantu bagize gute? Batera urujijo ni abambere n'abatera kugira gute? Umuntu ahagarara imbere yawe akubwira ati isabato nziza, umubwire uti umunsi w'umunezero, akubwira ati ubwirwa n'iki ko uyu munsi ari ku isabato? Urebe hejuru akubwira ati haguruka wa mugabo wambaye ikoti, uyu munsi ni ku isabato. Nurangiza uvuga uti ubwo ari musoni ubibajije wabona atari hehe? Kandi umaze gusuhuza abantu ngo isabato, abantu bazateramo abantu urujijo kuri Bibiliya, bateremo abantu urujijo ku bigendanye n'ibyo twizera. Iki ni icya mbere. Icya kabiri kandi ngo bazatera kwigomeka. Hazazamukamo abantu barwanira umudendezo, bawurwanire mu buryo bupfuye kugeza ubwo inkambi y'Imana izabonekamo abantu bameze nka Kora na Biramu na Datani. Aya magambo arakomeza ngo abahanura ibinyoma bazashishikariza abantu gufata kw'icyaha ari ikintu cyoroshye. Ingaruka ziteye ubwoba z'ibikorwa byabo bibi nizigaragazwa, niba bishobora bazashaka uko uwababuriye akiranutse bamuhindura nyirabayazana w'ingorane. Umuntu wese ufite ijambo ry'Imana ugerageza gutuma ibintu mu nzu y'Imana bigenda neza, abyitegure yuko abahanuzi b'ibinyoma, abantu Satani azahagurutsa mu itorero nibatagera ku kazi kabo, bazatangira bajye bafata urutoki rw'ibintu birimo kuba byose babyitirira uwo wajya gutanga inama. Niyo mpamvu umukino turimo uzarangira abadivantisiti batunzwe urutoki yuko aribo bateza akaga kari mu isi, aribo barimo gutuma isi igera mu bihombo, aribo batuma amadini atihuza ngo agere ku cyo ashaka, aribo barimo gutuma isi itagera ku mipango y'ahazaza, kuko barimo baravuga ko agakiza kabo kabegereye kuruta igihe cyose bizereye, kandi ubwami bw'Imana bugize gute? Buri hafi, kandi isi tugiye kuyihindura paradizo. Intoki zose ni we zigiye kureba. Ariko reba mugenzi wawe umubaze niba kiraha. Murebe umubaze turacyari hano. Hari abantu bakora urugendo, hari abantu bajya bakora urugendo. Umuntu ashobora gukora urugendo ukagira ngo muricaranye kandi yagize gute? Siko hari igihe uganira n'umuntu mukaganira yikiriza ukamazi utari kose uri seriye ati kari kanyibye. Hari abantu baduca muri humye. Buri itorero rifite amaso, ariko kubera ko Laodikiya yirwaye ifite ijisho rireba nirigize gute? Nimugoroba nari ndimo kubaza madamu wanjye ariko irihumye ni iriki? Ambwira aho byaturutse. Laodikiya igomba gukira amaso. Bayobozi b'itorero ntitugomba kugira ijisho rihumye, kuko abizera b'abanyantege nke n'abapagani bazaduca muri gize gute? Cyakora ukabona mukuru w'itorero yirakaje yahekenya amenyo ngo korari ngo arareba ngo ukwiza kuririmba ngo mbere yayo, agahagarara korari ikamuca muri humye. Wajya kubona ukabona bari ku ruhimbi inzara bacometse, harimo n'uwibagiwe n'iz'ibirenge aracomeka, barimo bararirimba. Wajya kubona ukabona umuririmbyi wabo w'umuhungu yakaraza ubusatsi akaraga n'ubwanwa. Mukuru w'itorero yarangiza atari ko bari abantu baciye hera muri humye. Ni muri humye. Kicara mu bukwe mwarabwize mu nama y'itorero, mwarakoze ibishoboka byose ngo Imana izagaragare mu bukwe. Wajya kubona ukabona umumama yinjiranye ikinigi, ibintu by'ibinigi mu gatuza, yambaye ibindi ku maboko. Wajya kumva umuntu urimo gushyira abantu ku murongo aje kugusuhuza, ukumva gukubisa umwuka wa pirimusi. Ibi bintu ni ibiki? Naho babaciye muri gize gute? Mwakoze inama ariko ntimwapanze kuhaboneka. Laodikiya ikeneye gukira amaso. Abizera barajyaga neza, abizera bambaraga neza, abadamu bari bafite itegeko mu ngo zabo n'itegeko ryo mu nzu y'Imana ribabuza kwambara nk'uko bambaraga mu mibyizi. Iryo tegeko ryaranduranye n'ubutware bw'abagabo mu ngo zabo. Cyakubona ukabona mudamu yambaye ibintu, ukabaza umugabo uti mwararanye se? Ati twari turi kumwe. None se biriya yambaye n'ibiki? Ariko uzi ko nkanguye we, biriya bintu yambaye n'ibiki koko? Anciye muri gize gute?
aba bantu bazakora akazi. Iri jambo ry'Imana riravuga ngo ariko nk'uko amagambo Uwiteka anyuje ku muhanuzi we yashyigikiwe mu gihe cya kera, niko byanze bikunze ukuri k'ubutumwa bw'Uwiteka kuzashimangirwa muri iki gihe. Amen. Imana igihe amagambo yashoye kuri Yeremiya ntiyapfuye ubusa. N'ubu ibintu Imana irimo gushora ku itorero ntibizapfa iki ubusa. Ntabwo itorero ari umurimo uzahombera Imana, ariko wowe ushobora guhomba ku giti cyawe. Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. Yeremiya 29:8. Bibiliya nasomyemo isomo ryantangaje. Uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye. Sinabatumye niko Uwiteka agira gute avuga. Yeremiya Imana yaramubwiye iti, shyira imbaraga cyane abantu banjye, amategeko yanjye 10 bayataye, ijambo ryanjye bari bafite ibitabo babitaye. Ubu Bibiliya abantu barazibumbye, umwuka w'abahanuzi barawubumbye, ibintu by'amategeko y'Imana bashyize ku ruhande, abantu barashaka abantu bababwira. Imana yanyeretse umuyaga usohoka mu idirishya ry'iwawe rito. Nushaka amakuru uzaza undebe, ukaza uti bimeze gute, akakubwira ati ni ibintu bikomeye cyane, ukamukubita amafaranga agasenga akarya neza, mukazahura byibushye. Yarangiza umunsi umwe yabona wamujujubije umwoherereza ama message, muntu w'Imana bigezeye ko mbona ibintu ari hatari, Satani yanyigaraguranye, agata kohereza message ari nka 7 za nijoro ngo ubu kirakemutse. Imana ikuyeho impanuka mu izina rya Yesu. Hari abantu bakorana n'Imana we. Badivaniste mupfuye nabi. Gutera umugongo amategeko y'Imana n'ijambo ryayo n'amasezerano y'Imana atangirwa hano kuri ubu butaka bwera. Kwirirwa wiruka inyuma y'abesikoro ngo nabahanuzi, wijundika abantu ngo barakurogeye, ngo baroze iseta, ngo bakuroze, ngo igikundiro cyawe barakiroze, niyo mpamvu abasore bose bagutereta ubukwe bupfa. Urinjije. Imana yageze ayibwira Yeremiya ngo babwire kuva uyu munsi bo kuzaza bizera, ntimukemera abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu. Hari harajemo n'abapfumu bakabayobya, kandi ntimukite no ku nzozi mujya murota, kuko muri ku marembo y'ibihe by'akaga. N'ibyo murota ibintu byo guhuzagurika gusa. Munaherutse kuza aranyegera, mujya mumenya iby'inzozi zisobanura, ntibimbwire. Ntago namubwiye ngo ndabizi, bimbwire. Ambwira ibintu biterekeranye. Harenje arambwira ngo ubwo bisobanura iki mu buryo bw'umwuka? Nigenda usenga usaba Imana, wiga ijambo ryayo. Ko numvaga ari ibintu bidafite 12. Ibintu byose byabaye amayerekwa, ibintu byose ngo bifite icyo bisobanura. Ikirenge kirabyimba, ari isukari yakubanye nyinshi, urahumeka nabi, ikintu kikakuniga mu mugongo, ari igifu urwaye, ariko warangiza mfite ibintu birara binjwigiriza. Umuntu agatavuga ati nibyo kwa nyogokuru wawe. Ariko reka mbabwire, biri bubajwigiriza. Kigali nikomeza uko imeze, amafaranga kabura, bagakomeza iterambere rigakomeza kwihuta, akazi kagakomeza kubura, ibibaniga biri buboneke. Mfite ibintu biniga ninjoro. Ntabwo mfite uburyo nshobora kubabwira yuko turi mu bihe by'akaga. Aya magambo yanteye ubwoba, kuko abantu babahanurira ibinyoma. Igihe umugabo witwa Balamu bari bamuhamagaye ngo avuma Abisiraheli, hari impamvu 5 zatumye Abisiraheli batavumika. Izo mpamvu zigomba guhora mu ishyanga ry'Isiraheli y'Imana uyu munsi. Kubara igice cya 23. Iminota y'inyamirambo nayo ibiguruka, ari nayo impamvu muguruka. Kubara igice cya 23. Nyamirambo nibo bafite kwitara, ariko kwitara buriya ngo bajya banahangikira abantu inkweto. Umuntu uraza kwitara bakubwiye bati niho haba inkweto nziza, wahagera umuntu akabanza akakureba ati turasengana ndakuzi komera, akakubwira ati rero kugira ngo utanduze iyi nkweto nyambarira ishashi.
bakagukubita inkweto ya 40 wambara 44 ijyamo. Kubabwira aho isi yacu igeze uyu munsi n'icyerekezo cy'ubuzima abantu bafashe. Ndimo kubwira ko abantu b'inyamirambo mwe musabwa kuba abantu b'Imana bera mu gihe nk'iki cyanduye. Nigeze kandi kubabwira uburyo abantu bari barabaye abeskoro, ariko mbabwira ko mu gitabo cyo kubara igice cya 23 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24 hari ibintu byagaragaraga muri Isiraheli y'Imana. Ibyo bintu byatumye kuvuma Abisiraheli bidakunda. Kandi ikindi kintu nagira ngo mbabwire nuko mbabwiye yuko Isiraheli y'Imana uyu munsi ibyo bintu bitanu tugomba kubihorana kugira ngo hatagira umuvumo utujyaho. Kubara 23 umurongo wa 21. Kubara igice cya 23 ndasoma umurongo wa 21. Tujyane. Ntibonye gukiranirwa kubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana ari kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, bavumbuka nk'intare y'ingabo. Ntizaryama itararya umuhigo, itaranywa amaraso y'abishwe. Ibintu bitanu yabonye byatumye atavuma ubwoko bw'Imana. Icyambere, n'Imana ubwayo yaraburebaga ubwoko bwayo ikabona nta gukiranirwa kurimo. Tugomba guharanira gukiranuka kwa Kristo kukinjira mu buzima bwacu. Buri muntu wese muri iyi nkambi yacu agomba kwirinda kugaragaraho gukiranirwa. N'akazi kawe, n'inshingano yawe gusaba Imana ngo were nk'uko ijambo ryayo ryera, nk'uko iri torero turimo naryo ari iki? Ari iryera. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, yabonye mu Bisiraheli nta bugoryi burimo. Umuntu uzagira ubugoryi, ukagira ubugoryi mu cyumba cyawe ruzagusenyukana. Uzagira ubugoryi bwo muri saro ugira ibibazo, uzagira ubugoryi bwo mu muhanda uhure n'akaga, nugira ubugoryi bwo ku kazi uzabona ingaruka. Ariko nongere nkubwire, nuzana mu nzu y'Imana ubugoryi uzahorana umuvumo w'ubugoryi. Nta bugoryi bugomba kuboneka muri twe. Nta bantu batareba kure bagomba kubarizwa muri iri shyanga. Nta bantu b'injiji bapfa kujya mu bintu bibonetse byose bagomba kuboneka hano. Baramu yarebye ubwoko bw'Imana, yabarebaga bari hasi ku musozi, ashakamo ikintu cy'ubugoryi, asanga bose icyo bakora bagize gute? Barakizi. Icya gatatu, Baramu yari yitegereje aravuga, tumva aba bantu yaba harimo abantu bajya mu bapfumu baragura. Iyo haba harimo abantu baragura, nari kubavuma bigakunda. Ariko nagerageje gushaka muri bo abantu baragura nababuze. Kubera iki? Ntibakenera amakuru mu bapfumu, kubera ko mu ijuru hari Imana ibaha amakuru. Bafite ijambo ry'Imana ribaha amakuru. Umutima nama ubaha iki? Amakuru. Vuza impanda yumvikane hose ko Yesu agiye kugira gute? N'imiyaga ijyana iki? Ayo makuru. Icyo ni ikintu cya gatatu. Yaragishatse arakibura. Nta bugoryi arimo kubona, nta gukiranirwa, nta kuragura. Yagerageje kurebamo abajya bihisha bakajya mu bapfumu, nabo yarabashatse arababura. Ndagira ngo mbabaze, uyu munsi ibyahishuwe bitwereka ko tekinike ya Baramu yakoreshejwe ngo ubwoko bw'Imana buvumwe. N'uyu munsi hari inyigisho nk'izariho mu gihe cya Baramu, kandi hariho uburyo bwo kugusha ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbabaze, ushaka kutuvuma ubu ngubu ibimenyetso byo guheraho yabibona ntiyabibona? Ubu muri ino nkambi yacu dufite abantu bajya mu bapfumu, dufite abantu bafite ubugoryi, dufite abantu bafite gukiranirwa bamaze kugusasa bariyorosa. Dufite abantu mo hano bafite ikibazo cyo kujya mu baraguzi. Noneho arangije ajya gusoza yaravuze ngo, dore
ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, bavumbuka nk'intare y'ingabo, ntizaryama itararya umuhigo. Mu magambo make, yarebye Abisiraheli asanga buri wese icyo akora agize gute, arakizi. Satani atinya abantu bagira gahunda, abantu bagira umugambi, abantu bafite gahunda. Reka njye ikintu babwira, intare y'ingore buriya nta mikino igigira. Gahunda ni gahunda, kandi intare y'ingore yita ku byana byayo n'umuryango wayo ku buryo yemera no kuba yapfa. Ariko dufite abantu bicaye muri iyi nkambi yacu batazi icyo bakora, baragenda bakongera bakaza nk'uko urugi rwizunguriza ku maki, ku mapata. Muntu w'Imana, shaka uburyo utatuma iri torero ryacu rigira umuvumo. Uri amaboko, waje hano uri umugisha, Imana yakohereje uri umurwayi ikuzana mu bitaro hano, none ahubwo urimo urabwira abandi bantu bari kwa muganga ngo nibajya ahandi ngo niho wizeye. Nigeze kujya kwa muganga, nari ngiye i Kanombe nshaka guca mu cyuma, masanga umuntu ahita ambwira ati komera, ati Imana impaye ubutumwa bwawe. Nicaye ku murongo wo kwa muganga, ndamubwira nti yego. Atumva ati uri umunyamugisha, ariko ati urabona ko Imana isanzwe ibana nawe. Ndaceceka nirebera hirya, arangije aranyitegereza ati Imana irambwiye ngo urakize. None ndakize bigende gute? Niwinjiramo hariya uraba uyitenguye. Naho umugore we yari ari ku murongo, yagira ngo nivumbure ngende, umugore we agire gute? Ariko reka ngira ikintu babwira, turi mu gihe kigoye. Turi mu gihe umuntu nakubwira ikintu bikanga, azaza yifashisha ijambo ry'Imana ariko bigire gute, bikunde. Nshuti zanjye, Yeremiya yagerageje gukoresha imbaraga zose. Hatangiye kuza ibitero. Umwami wari ugenderewe ni umwami witwa Sedekiya. Imana yamwoherereje Yeremiya. Yeremiya ajya kumugira inama, aramubwira tumva wa mwami we, Imana yakweretse ibishoboka byose, Imana yakugiriye inama, witonde kuko ahazaza h'ishyanga ry'Abisiraheli habi bizaterwa n'uburyo witwaye imbere y'Imana. Sedekiya rero nta kindi yitayeho, Satani yahise amwoherereza koalisiyo y'ibihugu. Mu minsi ibanza y'ingoma ya Sedekiya, intumwa zivuye ku bami ba Edomu, Mowabu, Itiro n'andi mahanga zaje gusura umwami w'Abayuda, zizanywe no kumubaza niba mu mirebere ye igihe cyari kigeze kugira ngo bifatanye kwivumbagatanya. Baravugaga baturiya muntu ubwo asenga Imana ni umuntu ureba kure, tugende tujye kumubaza. Iki ni igihe cyo kwivumbagatanya, tutazabijyamo tukabigwamo. Ubu n'uyu munsi wa none hari umuntu kwegera akavuga tumva uyu muntu yize ubuhanuzi, yarabwirije, yararirimbye, uwamwegera uko biri kose icyerekezo cy'isara gifite. Sedekiya ntiyaherukanaga n'Imana. Arangije agiye gufata umwanzuro, umutima uramurya, aravuga tumva nimubaze Yeremiya, niwe ubana n'Imana mu gitondo na ryari na nimugoroba, niwe uri bumimenye. Yeremiya arangije afata ibiti abishyira mu ijosi, abwira umwami atumva ibi bintu nubijyamo n'ubundi uraba wikururira uburetwa, watuje ko nagusabye gutuza, uri mu maki. Kuva uwo munsi Yeremiya yatangiye kwangwa ndetse ararwanywa. Hahagurutse umuhanuzi w'ibinyoma witwa Hananiya, ahimba amayeri, arangije abeshya abantu ko Imana yamwiyeretse, irangije imubwira ko bazamara imyaka 2 yonyine barangiza bagataha. Uyu muhanuzi rero yabangamiye umurimo w'Imana cyane ku buryo nimureba muri Yeremiya igice cya 28, abasomyi ba Bibiliya tujyane, Hananiya umurongo wa 15, igice cya 28. Maze umuhanuzi Yeremiya abwira umuhanuzi Hananiya ati none umva Hananiya, Uwiteka ntabwo yagutumye, ariko wateye ubu bwoko kwiringira ibinyoma byawe. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati dore ngiye kuguca mu gihugu, muri uyu mwaka uzawupfamo, kuko wagomeshereje nde? Uwiteka. Nuko muri uwo mwaka mu kwezi kwa 7 Hananiya agira gute? Barashyingura. Umuntu wese uzashaka kuyobya ubwoko bw'Imana akoresheje Imana afite no kumenyekana kwe,
aho kugira ngo ubwoko bw'Imana buyobwe, Imana izamukura mu nzira kugira ngo akinguruke Imana. Jya wirinda ibi bintu turimo, ushobora kuzabikuramo umuvumo kandi ari byo bitangirwamo umugisha. Byagenze gute rero? Sedekiya yakomeje kwanga kumvira Imana, ariko igihe kiza kugera Yeremiya abibutsa ubuhanuzi bwa Hoseya, ubuhanuzi bwa Habakuki na Zefaniya, abereka uburyo ibihe birimo gusohora, ariko ntibabibonaga. Umwami arangije ahamagara Yeremiya, aramubwira ati mbwiza ukuri, ibihe by'akaga koko biri imbere. Yeremiya ati biri imbere. Arangije aramubwira ati none nkora iki? Yeremiya aramubwira ati gerageza wumvire icyo Imana irimo kukubwira. Ngo umwami arangije aravuga ati ubu nzajya imbere y'abaturage mbabwire ngo imyanzuro nari narafashe ndayihinduye kubera Yeremiya. Ngo arangije aravuga ati kama mbaya. Yeremiya yongera kujya kureba umwami. Yeremiya amuririra amarira aheruka, aramubwira ati mwami, nubwo ubona ibintu bisanzwe, mukaba mufite abahanuzi babahanurira ibintu byiza, mukaba mubona mufite umutekano, ufite na koalisiyo ngo murimo kuvugana ngo muzatabarana, ibintu bimeze nabi ku buryo ubuzima bwawe buri mu kaga, wagerageje. Ngo Yeremiya yararize, ijuru ryafashe ko ayo marira ariyo yakangahe ya nyuma. Kera kabaye, umwami Nebukadinezari yarateye, amaze gutera afata abana ba Sedekiya. Abana ba Sedekiya babicira imbere ye. Sedekiya bireba, barangije bafata umwanzuro. Sedekiya bamujogoramo amaso bayakuramo, aragenda bamujyana i Babuloni. Aho niho yapfuye atagira gute, atabona. Abantu bigeze gukorera Imana bakabona ibitangaza byayo n'impuhwe zayo, ndetse bakamenya n'ubushake bw'Imana babibwiwe n'ijambo ryayo, barangiza bakanga. Kenshi bajya basoza nk'uko Samusoni yasoje. Samusoni byagenze gute? Bamunogoyemo iki? Amaso. Reka ngire ikintu mbabwira, aya maso yacu turimo guhanga ibyiza, aya maso yacu arimo kureba ubuhanuzi busohora tugacecekesha umutimanama. Witonde, kuko aya maso niyo azakwibutsa yuko ibyo wasabwaga byose kubona wagize gute, wabibonye. Harabura iki kugira ngo ukanguke? Harabura iki kugira ngo ubuzima bwawe ubukurikirane? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye Sedekiya yazize. Yari afite umutima wo gutinya abantu kuruta uko atinya Imana. Igitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka harimo amagambo akomeye kuri paje ya 9. Igihe turimo ni igihe cy'ibintu biteye ubwoba kuba ariho bose. Abami n'abatware aribo bari mu myanya ikomeye kandi y'ubuyobozi. Abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose, abo bose bahanze amaso yabo ku bintu biri kuba hadukikije. Barimo baritegereza imibanire iri hagati y'ibihugu, bitegereza ubukana burimo kugenda bufata ikintu cyose kiri ku isi, kandi barimo barasobanukirwa ko hari ikintu gikomeye kandi kidasubirwaho kigiye kubaho. Umuntu ureba kure niwe ushobora kubona ko turi ku marembo y'ibihe by'akaga. Nshuti zanjye, babona ko hari ikintu kigiye kubaho, isi igiye kugera mu kaga. Ibiza birimo birabera ku butaka no mu nyanja. Guhungabana kw'imiryango, nubona iwawe byahungabanye, menya ko Satani arimo arashaka kuzamura ibendera mu rugo rwawe, kandi arimo arashaka kuzamura ibendera yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bigize gute, birushya. Ariko ukwiye kugira gahunda yo gusaba Imana ikakuzanira ibihe byiza byo gusenga mu muryango wawe. Nshuti zanjye, guhungabana kw'imiryango y'abantu, impuha z'intambara zizaba ari nyinshi, byerekana ko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kubaho. Abakozi b'umubi ba Satani barimo barakusanya imbaraga no kwisuganya. Abapagani barimo barisuganya, abantu barwanya Imana barimo barisuganya, abadayimoni barimo barisuganya. Abakozi b'umubi barimo barakusanya imbaraga zo kwisuganya, barimo barishakamo imbaraga kugira ngo bahangane n'ibihe bikomeye biheruka. Vuba aha ngaha muri iyi si yacu hagiye kubaho impinduka zikomeye, kandi ibizabaho biheruka bizaba byisukiranya. Gerageza wambara amarinete y'umwuka nkwereke ibiri imbere.
igihe cy'akaga kigomba kugenda kirushaho kwiyongera kugeza iherezo kiregereje cyane. nta gihe cyo gupfusha ubusa dufite. iyi si yuzuwemo n'umwuka w'intambara. ubuhanuzi buvugwa muri Daniyeli 11 hafi ya bwose bwamaze gusohora. igihe cy'umubabaro, umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho, kiratwugarije. none tumeze nk'aba bakobwa basinziriye. ubu rero inama ijambo ry'Imana ritubwira, tugomba gukanguka. amen. tugomba gukanguka. gerageza ukanguke. tugomba gukanguka tugasaba umwami wacu Yesu Kristo ngo adushyire munsi y'amaboko ye y'iteka. amen. ibintu byose urimo gukora mu gihe ikiganza cya Yesu, cya kindi cyaremye, cya kindi cyaturishaga inyanja, cya kiganza cyakizaga, cya kiganza cyakubambiwe, Imana irimo irashaka yuko ari cyo wugama munsi. niba utacyugamye munsi uzanyagirwa byanga byakunda. ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugwiye gusaba Yesu maze akaduterura akatwambutsa ibihe by'ibigeragezo bidutegereje. amen. harimo n'abatabasha kwigenza, Yesu agomba kugira gute? Guterura agaheka. abashoboye kwigenza n'amaguru azabashyira ikiganza hejuru kugira ngo izuba ry'iminsi y'imperuka ritabahagiza. ayo ni amasezerano dufite, ariko aya masezerano Imana irayapfumbatisha abantu bashaka gukanguka. bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire yuko turi mu gihe kigoye. mu gihe nk'iki ngiki umwanya wacu tuwumarira muri siporo, umwanya wacu twawumariye mu bukwe, umwanya twawumariye mu gusura abantu, ndetse n'umwanya twawumariye mu kazi. nicyo gihe Imana irimo gushaka umwanya wacu. urimo uribaza rero ngo umwanya nzawukura he? ushakishe. nubura umwanya wo kubana n'Imana, ntuzabura umwanya wo kurwara, ntuzabura umwanya wo guhura n'ibibazo, ntuzabura umwanya wo gufungwa, nta nubwo uzabura umwanya wo gupfa. Imana yo mu ijuru niyo ukwiye gushakira umwanya byihutirwa. uyu munsi dufite impagarike. umuntu arimo aritamuramo inkumi nziza, abasore bamutereta bakaba benshi. umuntu arimo aritamuramo umusore mwiza, agatuza kaza, akirirwa aterura ibyuma iwabo, nyina ari umuyede. ariko dupfuye nabi. impagarike ni ikintu gikomeye. umuntu arimo arabona afite isura nziza, afite akabaraga ku rusengero, agatuza kakarega, ariko Imana irimo iravuga ngo mu mubiri wawe ubu urusengero rwanjye. Imana irashaka yuko abantu bayamamariza, ariko abantu barimo baramamaza imyenda mibi, abantu barimo baramamaza amateka mabi, barimo baramamariza isi, kandi impagarike yabo niyo kwamamariza Imana. amafaranga ageze kuri twe aciye mu mbaraga zidasanzwe twataye, tuyakoresha mu kurya no kwambara, mu kunezeza ingo zacu dutembera, ndetse abareba kure bakayabika, bakazaza baza ku rusengero nta kintu bazanye, kugira ngo amarangamutima yo ku rusengero atabafata, bagakoramo bagatanga. ubu hari abantu baba bicaye hano, muraganira ukamubwira uti dufite inyubako, dufite gahunda yo gusura abarwayi, hari gahunda y'amateraniro, turashaka kugura ibitabo. yarangiza agatakubwira, tumva rero ayo nzamura nayo ngayo urafata. wajya kubona ukabona azamuye inoti y'igihumbi n'iya sengisi, umufuka akawucurika, akakubwira ati rero ubwo niduhura ikindi gihe mfite amafaranga. yarangiza agataha abwira umugore we ati ya gahunda yo kutajya n'amafaranga ku rusengero yandokoye, bancuritse nsigaranye sengisi. bakuyemo angahe? bagucuritse angahe? amafaranga mutazana ngo akorere Imana, muzashaka kuyakoresha igihe cyagize gute? cyarenze. Yesu yatanze inama ikomeye muri Luka 22 umurongo wa 31 kugeza kwa murongo wa 38. Yesu abwira abigishwa be na Petero arimo, ababwira ibintu bikomeye. yababwiye ibintu 7 nshaka kukubwira. icyambere, yabwiye abantu ko Satani apanze kubagosora. ishungura. imbere yacu hari ibihe by'ishungura, kandi buri wese azagaragara uko ari.
Yesu yabwiye abigishwa be yuko bagomba kugira kwizera kudacogora, kuko bari ku marembo y'ibihe by'akaga. Ndetse Yesu arangije abwira Petero ati, woweho nakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacika intege, ukomere, nukomera ukomeze bagenzi bawe. Imana irimo irashaka abantu bakomerera mu byizerwa, bamara gukomerera mu byizerwa ntibajye bacyurira abanyantege nke, ahubwo bakabakomeza. Kandi Yesu yongeye kubwira abigishwa be yuko ibyo biyumvamo bishobora kubatamaza. Petero yaravugaga ati, njyeweho ntago namera nk'abandi. Yesu aramubwira, turabubireba, imbere yacu hari ibihe bizatuma umuntu agaragara uko ari. Kandi Yesu yarakomeje abwira abigishwa be, arababwira ati, se ko najyaga mbohereza ibintu byose mukabibona, ubu noneho nagira ngo mbabwire, ufite umwitero nawugurishe, agura iki? Agura inkota. Abigishwa be batamubwira bati, ngize ebyiri. Arababwira ngo izo ziramaze. Cyari igihe yababwiye ko ifeza n'imyambaro nta kintu bimaze. Tugiye kwinjira mu bihe aho amafaranga n'imyenda yo gukuranwa bitazaba hari ikintu byamarira ubuzima bw'umuntu. Uyu munsi igikenewe ni ukugura inkota, gura ijambo ry'Imana, gerageza ugura ibitabo, gerageza uboneke mu materaniro, fata umwanya wo gusenga. Iki ni igihe cyo kugura ukuri, kandi utarimo kukugura uyu munsi azakwiruka inyuma igihe cyarenze. Yesu yabwiye abigishwa be yuko ibyahanuwe bigiye kubasohoreraho ku mugaragaro, aricyo kintu cya gatandatu. Icya karindwi, yababwiye yuko kwihagararaho werekana ko nta cyuho ufite ntacyo bizamara. Yababwiye inkota y'umwuka, bo bamwereka inkota zisanzwe. Indwara yo kumvirana igomba kuva mu bwoko bw'Imana, tukumva icyo Yesu avuze, kandi Yesu yavuga mu mugani tukamenya icyo yerekejeho. Ndagira ngo mbabwire ngo urugamba rwacuramiye mu ruhande rwacu, musabe Imana idutabare. Niyo mpamvu mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 2 ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye. Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 2, abasomyi ba Bibiliya. Abakolosayi 4 umurongo wa 2, ndasoza mbabwira ngo bantu b'Imana, urugamba turiho rurakomeye, kandi ubu tugeze aho Imana igiye gusiga umuti ku maso ngo buri muntu wese abashe kumenya aho ibihe bigeze. Abakolosayi 4 umurongo wa 2, mukomeze gusenga, amen, muba maso, amen. Kandi ikindi cya gatatu, gusenga no kuba maso mubivange no kugira gute? Gushima iki? Gushima Imana. Twirinde kuba abanyamaganya no kugaragaza yuko Imana dufite turangaranye. Mu gusenga no kuba maso no gushima Imana harimo umuti uzatuma ibihe tubicamo, kandi tukazahagara mu mwanya wacu iyo minsi nishira. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya mwiza nshaka gutanga ku muntu ushaka kwegurira Imana ubuzima bwe. Umuntu urimo kuvuga ati, Imana narindaha ariko numva nta kintu nshinzwe, ntacyo najyaga mbona, ibihe biri imbere yacu ubwo bigoye. Sinifuza kuzaba nka Sedekiya. Sedekiya yarebye mu maso ya Yeremiya. Sedekiya yabumburiwe ijambo ry'Imana, yabwiwe amategeko y'Imana n'ibintu byayo byose, ariko Sedekiya bindangare. Icyabaye ni kimwe, ubuhanuzi bwose bwari bwaravuzwe bwamusohoreye imbere, kandi byarangiye kuwemo amaso apfata kibasha kureba. Isi irimo irica abantu amaso ku buryo batabasha kubona n'ibyo tuvuga ngo babashe kubona ko turi ku marembo y'ibihe by'akaga. Ndagira ngo ngusabe uyu mwanya, urimo urasaba Imana yuko igusiga umuti ku maso, kugira ngo ibyaha wajyaga ugwamo Imana iguha imbaraga, ugire ubukenguzi bureba kure. Urashaka yuko Imana ikubabarira kugira ngo muri iyi nkambi y'abera hatagira umuvumo ukujyaho. Ngwino dusenge niba uhari, tera intambwe niba uhari, niba hari uharaze dusenge. Wifuza ko dusenga naze, tera intambwe ngwino wegurire Imana ubuzima bwawe. Nyegeza bane nawe, ntacyandutira kubana nawe. Abarimo guhaguruka mwegurira Imana mutambuke. Aya ni amahirwe yo kuza ugakorana na Yesu mu biganza.
Imana iguhishe, ngwino Imana iguhishe mu buhungiro bwayo. Wikwemerera Satani kugushuka gukomeza wicaye. Bwira Imana uti Imana, muri aya masaha meza nyigeza hafi mbane nawe. Ntacyo mfite, ntacyo mfite bituro ry'umwami. Bantu b'Imana, niba hari umunsi mwiza wo kwiyegurira Imana n'uyu, niba hari igihe cyo kudataha uko waje n'iki, akuhagizwa amaraso yawe. Imana iragushaka, yarakurinze, irashaka kugusiga umuti ku maso, kuko ibyo urimo gucamo ntabwo ubizi. Tera intambwe, Yesu aragushaka uyu munsi, yigeza hafi. Imana ikumugisha mwene data. Ese nta wundi usigaye urimo kurwana n'umutima? Uyu ni umwanya mwiza. Orohera Imana, orohera abamarayika bayo. Fata umwanzuro, ngwino ugirane isezerano n'Imana. Ngwino ureke kwihuza n'ubwibone. Ngwino wakira umwami Yesu, ngwino ubuzima bwawe bushinganishe. Tera intambwe, Yesu aragushaka. Yigeza hafi, igice gisoza. Uyu ni umwanya mwiza. Aya mahitamo urimo gufata ntabwo uzayicuza. Ngwino Imana ikwigize hafi ugihumeka. Ngwino Imana ikwigize hafi ugihumeka. Mushiki wanjye, Imana ikumugisha. Ese hari undi? Tera intambwe, ijuru riragukeneye uyu munsi. Turasoje, reka twakira abana b'Imana barimo kubururuka baza. Ibirenge byerekera kuri Yesu, ntabwo Imana izemera ko hari usitara. Imana ibampera umugisha. Reka nsabe umuyobozi w'itorero uri imbere yanyu abafashe mwinjiremo hano kugira ngo duhite tuvugana. Mukurikire uriya muyobozi w'itorero. Yego, mukurikire uriya. Yego, mureke tubanze dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe batambutse ari we baje gushakaho ubuhungiro, bateye intambwe ari we baza gushakaho ubutabazi. Muri wowe harimo imbaraga idasanzwe, natwe twarakwegereye tugira umugisha. Abari abanyantege nke waduhaye imbaraga, kandi n'utibashije urimo uramwongeramo imbaraga. Isezerano utanze nuko abifuza gukanguka, ikiganza cyawe usezeranye ko kizaba kuri bo mu bihe nk'ibi by'imperuka. Usezeranye kandi ko nabo kugenda byananiye kubera guhemukirwa, abo kugenda birimo kunanira kubera ibibazo by'ubu buzima, witeguye kubafata ukabashyira ku mugongo wawe. Muri iri teraniro wongeye kutubwira ko witeguye kudufata ukatugeza iwacu amahoro. Turifuza kuba hafi yawe, kuko ibintu turimo gucamo birimo biratujyana kure yawe. Abana bawe bagira umugisha wawe, bafashe umwanzuro kukwiyegurira. Reka bakubera abantu, babera umubyeyi. Kandi ubwo tugiye gukomeza kwakira amazina yabo, ijuru aba ari ryo rikurikirana amazina yabo cyane kuruta twebwe. Kandi umugisha wawe ube ku bandi nabo bayifuje guhaguruka ariko bakagira ubwoba cyangwa bakagira isoni cyangwa indi mpamvu, ubarwanira intambara kugira ngo ibyo urimo gukora mu rwihisho uzabaha imbaraga bijye ku mugaragaro. Uyu mwanya turakunezerewe, ukomeze uduhumure ubwo turi ku ntangiriro y'ibihe by'akaga. Winjire mu mitima yacu kugira ngo uzabitwambutse. Tugusabye Mwami Uwiteka ibyo byose tubyiringiye yuko iyo dusabye mu izina rya Yesu, tugasaba nk'uko Umwuka Wera tunihira, tubihabwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.
tujyana mu nzira nziza tumwumvire rwose akabana natwe n'abamwizera uko bangana tumwumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose ntihakingirizwa nta gicu gikuba byeyurwa no kumwenyura kwe nta shiti n'ubwoba bona n'igishyika bimarwa n'uko tumwizeye by'umwumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose nta kitubabaza nta shavu tugira niwe uduhembura imbu zose ntabwo n'isari nta n'umubabaro tuzahirwa nitumwizera by'umwumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose tuzindabwishura tugira ibyishimo kugeza ko tureka byose kubw'imbabazi ze n'Imana ryatanga n'ingororano z'abizeye by'umwumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose tuzajya twishima turi kumwe nawe tuzagendana nawe iteka tumwumvire rwose azajya dutuma ntacyo tuzaba tugitinya by'umwumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko ikiganza cyawe kikiri mu nzu yawe. Ikiganza cyawe kiracyari hejuru y'abakwisunga, kibahumuriza ko ntacyo bazabura. Muri uyu mwanya abana bawe turanezerewe, tunejejwe yuko n'ubw'isi irimo yifuza kutuvuma mu nzego zitandukanye, turi ubwoko butavumika. Gukiranuka kwawe kuboneke muri twe, kwigizeyo gukiranirwa. Ubugoryi busimburwe n'ubwenge.
mwami witemeye udusiga umuti ku maso ngo tubashe kubona. Abana b'abasore bari hano basiga umuti ku maso kugira ngo babashe kuvumbura bababwiza ukuri n'abababeshya. Abagabo n'abagore bari aha basiga umuti ku maso bamenye impamvu Satani arimo kubaka mu miryango yabo zazabasenyera. Kandi iri torero abayobozi basiga umuti ku maso kugira ngo ibyatuma imitima ikira abantu bakazinjira mu bwami bw'Imana ari benshi ubibakangurire kandi amaso yabo abibone. Ngaho rero umucyo wawe n'ubwiza bwawe bibe kuri twe, udusige ubwiza bwawe, udusige igikundiro, udusige igitinyiro cyawe, kandi udusige umugisha mu isi yuzuye umuvumo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.